turabaramukije. Shalom mwebwe bakunzi muri Kristo Yesu, abamaze gukora subscribe hano kuri Senga Ubohoke. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Abakanda share, abakora share, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Kandi nawe ari ubwa mbere uje, karibu. Nawe Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ntuze kugenda nawe udakanda subscribe, kandi iri jambo uze kurisangiza benshi, kuko rishobora ubasha gukiza benshi ukoresheje iri jambo cyangwa ino link, kuza kuyoherereza abantu batandukanye. Imana ikugirire neza. Tuje mu ijambo ry'Imana nanone hano kuri Senga Ubohoke. Reka dufate umwanya wo gusenga, hanyuma tuze tuganire icyo Imana yamaze kumanura mu bugingo bwacu kugira ngo tugisangire mu izina rya Yesu. Mana, tuje imbere y'amaso yawe, tuguhaye amashimwe n'icyubahiro kuri we Mana imenya ibikenewe mu bugingo bwacu no mu mwuka wacu. Aka kanya ngwino uvugane n'ubugingo bw'abaje hano kuri Senga Ubohoke. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, wiheshe icyubahiro kuri buri wese Mwami. Ntihagire n'umwe uri buve hano kuri Senga Ubohoke uko yahaje. Reka habeho impinduka zidasanzwe mu mwuka. Mpinduka akanwa kawe katika jina la Yesu. Fata mu bubiko bw'ibyo kurya by'umwuka, ari byo biryo by'ijuru. Wohereze ibiryo byawe, ari ryo jambo ryawe. Wohereze umutsima, ari wo jambo ryawe, kugira ngo buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke Mwami umwubake mu bugingo, umwubake mu mwuka, umukomeze. Mu izina rya Yesu Kristo mugapfa akazuka, kandi umuhishurire byinshi. Ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo dusabye twizeye, amen, amen. Nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, tugiye kuganira amagambo akomeye. Tugiye kuganira ku inama ziterana mu isi y'umwuka. Inama za kirozi ziterana mu isi y'umwuka zigambiriye gufata ubugingo bw'umuntu. Inama ziterana mu isi y'umwuka y'abarozi zigambiriye gufata ubugingo bw'umuntu. Inama ziterana mu isi y'umwuka z'abarozi ziba zigambiriye gufata ubugingo bw'umuntu. Noneho rero sobanukirwa yuko nta kintu gishobora kuba hano mu isi bifite imibiri. Nta kintu namba gishobora kukubaho wowe uri kunyumva. Wowe uje hano mu isezerano kuri Senga Ubohoke, nta na kimwe kikubaho kiba kitagambiriwe kandi kitatangiriye mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu niyo ushaka gukemura ibibazo bigusaba kugira ngo winjire mu isi y'umwuka aho bikomoka, ujye ku isoko yaho bikomoka, aho ngaho mu mwuka nyine. Mu mwuka niho usabwa kujya, ukajya ku isoko, ukajya gukemura ibyo bibazo aho byaturutse. Mu mwuka rero birasanzwe ko inama ziterana zikakwigaho wowe unyumva, cyane cyane ku bantu baba bafite inyenyeri zikomeye. Iyo ufite inyenyeri ikomeye mu mwuka, inama iraterana ukigwaho, bakibaza ukuntu bayitwara, bakibaza ukuntu bayizimya, bakibaza ukuntu bafata ubugingo bwawe bagakukuramo ibyo byose, kuko izo nyenyeri ziba ziri mu bugingo bw'umuntu. Ibi y'Imana yahumetse byose ibitereka mu muntu bibasha kugira icyo bimumarira yabihumekeye mu bugingo bwe. Ubwami bw'umwijima rero iyo bugushaka cyangwa se bushaka kukwiba, bwinjira mu gice cy'ubugingo bugasahura bukiba. Turaje rero gusobanura ibyo, tuje guhishura ibyo, uburyo inama ziterana mu mwuka, zamara guterana mu mwuka hakabaho ibyemezo byo kuvuga ngo tugiye kwataka runaka, tugiye kwataka uyu mugabo, tugiye kwataka uyu musore, tugiye kwataka uyu mukobwa, tugiye kwataka uno muryango cyangwa se igihugu. Ariko ibyo bitero biba bigambiriye kugira ngo hafatwe ubugingo bwawe. Rero ibyo bitero ntabwo bijya bigabwa
hatabayeho guterana, hatabayeho gukora inama. Habaho amanama mu isi y'umwuka, imyuka y'abarozi igaterana. Imyuka y'abarozi yamara guterana, bakicara bagahurira ahantu ku bicaniro byabo mu isi y'umwuka, bagatangira noneho sasa kwiga ku muntu wananiranye. Bamara kwiga ku muntu wananiranye, bagakora inama z'ukuntu uwo muntu azafatwa, bagatega imitego itandukanye mu isi y'umwuka, bareba ko bafatira mu bugingo bwe. Iyo mitego itandukanye, buriya mu isi y'umwuka imitego igategwa abo mu isi, itega ubugingo bwabo. Ni bimwe mu bibazo iyo si y'umwijima isunika, ni ibibazo abarozi bashobora gusunika. Ni crise se, ni ubukene se, ni indwara, ni ukwangwa n'abantu, ni ugufungirwa imiryango y'umugisha, ni kurwanywa ku byo ukora. Aho ngaho mbega bahagurukira kukunaniza, bakiga n'iki bagukorera babona bafatira mu bugingo bwawe. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma dukomeze kugira ngo dusome Zaburi ya 56 umurongo waho wa 7. Zaburi 56 umurongo waho wa 7 handitse ngo, baraterana bakihisha bakaronda ibirenge byanjye, kuko bubikiye ubugingo bwanjye. Urumvira ijambo icyo rivuze. Ni Dawidi yarajomeraga mu mwuka, akareba ukuntu abanzi be bahura bagaterana, kuko ntabwo yari afite umwanzi umwe, yari afite benshi. Buriya ntabwo umuntu agira umwanzi umwe, umuntu agira abanzi benshi abo utazi mu mwuka. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umuntu umwe muri mwe azirukana ababisha igihumbi. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe ashobora kwatakwa na bataye ebyiri z'abadayimoni cyangwa se z'imyuka mibi. Niyo mpamvu rero hano Dawidi arimo aravuga ngo baraterana bakihisha. Ni ukuvuga ngo guterana kwabo bagukora rwihishwa mu isi y'umwuka. Teretse Imana yakugiriye ubuntu ikaguhishurira, ikagukopeza, ikakwereka n'iki kiri kujya imbere mu isi y'umwuka. Noneho rero hano aravuga ngo baraterana bakihisha. Iyo bateranye barihisha, ngo bamara kwihisha bakaronda ibirenge byanjye. Mu mwuka baba bashakisha ibirenge byawe. Bisobanura iki? Ntibashaka gutera imbere, ntibashaka kuva aho uri, ntibashaka ko hari icyo ugeraho. Bararonda ibirenge byawe kugira ngo ibyo birenge byawe bitagira aho biva, bitagira aho bigana. Icyo nicyo Dawidi yavugaga. Yaragenzuraga mu isi y'umwuka, yareba aho ahagaze, yareba ubuzima arimo. Ahangaha ni igihe yari ataraba umwami, ariko yatorosha imbere, yatorosha inyuma, akabona ukuntu Sawuli n'ingabo ze zimugenza, zikurikirana cyangwa zironda ibirenge bye. Noneho kandi yajomera mu mwuka, akabona bamwubikiriye. Ni ukuvuga ngo bihisha ahantu, baramwubikiriye, baravuga bati naca hano turamufata mpiri, naca hano turamurangiza, nanyura ahangaha turamusoza. Ngo kandi ikintu babubikiye ni ubugingo bwe. Hari umuntu waje kumbwira ngo nze gusobanura ubugingo butandukanye n'umwuka. Ubugingo ni igice gikomeye kigize umuntu. Umuntu nyamuntu agizwe n'ibice bitatu bituma aba umuntu. Icya mbere ni umubiri, icya kabiri ni umwuka, icya gatatu ni ubugingo. Kuko tubona mu irema habanje umubiri, handitswe ngo Imana iravuga ngo turimo umuntu mu mukungugu wo hasi, ase natwe batware amafi yo mu nyanja, ibisiga byo mu kirere n'igikururuka cyose
kandi gifite ubugingo. Ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo asa nayo, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ni ukuvuga ngo rero Itangiriro 2:7 handitse ngo ifata umukungugu wa hasi imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umubiri ahinduka ubugingo buzima. Ni ukuvuga ngo habanje umukungugu ari wo mubiri. Inkomoko y'uwo mubiri wawe ni iki? Ni umukungugu. Hanyuma nyuma y'umukungugu wari wo mubiri wawe hoherejwe umwuka uraza winjira mu mazuru. Winjiye mu mazuru ngo umuntu ahinduka iki? Ubugingo buzima. Ubugingo rero ni ihuriro ry'umwuka n'umubiri. Icyo nicyo bita ubugingo. Ubwo rero umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi: umwuka, ubugingo n'umubiri. Bityo rero hano Dawidi aravuga ngo bubikiye ubugingo bwanjye. Mu bugingo ni iki mu muntu? Ubugingo mu muntu bugizwe n'ibice bigera muri 4 by'ingenzi. Ubugingo ni ibitekerezo, ubugingo ni amarangamutima, ubugingo ni ubushake ndetse n'umutima. Ariko iyo tuvuga umutima ntabwo tuvuga umutima w'inyama uriya abaganga babasha kubaga, turavuga umutima w'umwuka. Aha rero iyo Dawidi avuga ngo bubikiye ubugingo bwanjye, muri make abarozi bafite ububasha bwo kugenzura, bagatera inzuzi, bakaraguza. Nyuma yo kuraguza bakamenya uriwe, bakamenya imigambi yawe, bakamenya imishinga yawe, bakabona ejo hawe. Bamara kubona ejo hawe bakagenza wowe kugira ngo ejo hawe babashe kuhazimya, bakagenza wowe kugira ngo ejo hawe babashe kuharimbura. Babigenza bate? Ni ukuvuga ngo mu migenzo yabo yo kuroga no kuraguza baba barimo baragenza icyitwa ubugingo muri wowe, mbere yuko bafata umubiri w'umuntu ngo bawuteze indwara, mbere yuko bateza ibibazo bigaragara bikabonwa n'abantu bose mu mwuka. Icyo babanza gukora ni ugutega imitego. Kwanza babanza gukora amanama. Izo nama nta kindi ziba zigamije, nizo kukwigaho, nizo gushakisha uburyo bagufata, uburyo batega ubwo bugingo bwawe. Ntabwo ndi kuvuga umubiri, ubwo ndi kuvuga umutima w'umuntu, ubwenge bw'umuntu, cyangwa se ibitekerezo, cyangwa se ubushake. Mu bushake niho haturuka imigambi y'umuntu. Mu bushake niyo haturuka ibyemezo by'umuntu. Bityo rero iyo baguteze imitego inyuranye yo kugira ngo bafate ubugingo bwawe, batashakisha urwo rugingo rwitwa ubushake. Muri bwa bushake bwawe babasha kugenzura, bakamenya imigambi yawe, bakamenya nuko bayisenya cyangwa nuko wayiburizamo. Ni hahandi uzisanga wowe ugira imigambi itandukanye ariko ikarangira nta nimwe ushize mu bikorwa. Ni hahandi uzasanga umuntu ahorana imishinga ariko adashyira mu bikorwa. Icyo gihe mwuka ujya umenya yuko abarozi, abana b'umwijima, bateze ubushya ubugingo bwawe, bahambira igice cyitwa ubushake. Bafata imigambi yawe barayihambira, barayiboha. Ndagusengera ngo imigambi yawe yose myiza iri mu gice cy'ubushake bwawe, imbaraga zima ziyibohore, ziyishyirireho inzira mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu kabiri, iyo
bafashe icyo gice cy'ubugingo, ako gace kitwa ubushake kaba mu bugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose muri iyo migambi yawe, niyo ugeze ngo uyivanye muri wowe uyishyize mu bikorwa, urwana no kugira ngo igira wiva, bigire naho bigana, bikanga. Imana y'amahoro ibohora ubugingo bwawe, ibohora icyo gice, imitego bateze abarozi bakayitega rwihishwa, kabiri bakakubikira ubugingo bwawe ngo bagutsinde, ngo bakumanure hasi. Imbaraga z'Imana zikurwanirire, imbaraga z'Imana zikuneshereze mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu, iyo bafashe ubugingo, ni iki gikurikiraho? Abarozi babasha gufata amarangamutima yawe bakayaboha, bakayazirika. Mu marangamutima niyo haba umunezero, niyo haba ibyishimo. Rero wisanga muri icyo giti cy'amarangamutima nta munezero ugira, nta byishimo ugira, nta byiringiro ugira, nta mahoro ugira. Niyo yagize abarayisi uba wishimira ibituba ku bugingo, wishimira bya bindi byo mu isi, nta munezero ugira. Muri ayo marangamutima usanga wishimira ibyaha, wishimira ibibi gusa, ntubasha kwishimira ibyiza. Ntiwishimira Imana, ntunezezwa n'ijambo ry'Imana, ntunezezwa no gusenga, ahubwo wowe usanga unezezwa n'ibintu bihabanye n'iby'Imana. Icyo gihe rero amarangamutima yaba yarafashwe bugwate. Kabiri, bayasukamwo ubwoba bwinshi, usisanga uhorana ubwoba bwinshi muri icyo gice cy'amarangamutima. Uzisanga wikanga ubusa, uzisanga mu marangamutima yawe huzuye intimba, huzuye agahinda, uba wumva we kenda no kukwica, uhora wifuza gupfa cyangwa ugahora wiganyira, wumva nkaho kubaho ntacyo kukumariye, uhora witotombera Imana, wanga abantu b'Imana, wanga abasenga, ukanga no gusenga. Ibyo rero iyo ubugingo bwawe bwatezwe ubushya, bugafatwa mu mwuka n'isi y'abarozi, bugafatwa mu mwuka n'isi y'abagizi ba nabi bakoze amanama, ujye umenya ngo aho ngaho igihe amarangamutima yawe yagenzwe akaba ari gukontororwa no mu buryo bw'umubiri, ntacyo wageraho kizima ngo bikunde. Abarozi bazi ubwenge, mbere y'uko baroga ngo bateze ibibazo by'ibigaragara by'ibifatika, babanza ubugingo bw'umuntu bakaba ari bwo bakurikirana, Kane, iyo bagenze ubugingo bw'umuntu babasha gufata ibitekerezo by'umuntu. Mu bitekerezo aho ngaho niho haturuka kwanariza, niho haturuka gusesengura. Aho ngaho nyine mu bitekerezo, bya bindi utekereza bikoherezwa mu bushake, bwa bushake noneho bugahagurutswa no gukora bya bindi watekereje. Iyo bashaka rero iyo bagufashe, iyo ubugingo bwawe bwafashwe, uratekereza, ugatekereza uhusha, ugatekereza kubikubabaza, ugatekereza ku byo, ukagonga igikuta, ntubone igiherezo ry'ibyo watekerezaga, ntubone igisubizo cy'ibyo wibazaga ndetse n'ibyo watekerezaga. Aho ngaho rero jya umenya ngo kabaye ubugingo bwawe. Icyo gice cy'ibitekerezo kiba gikontororwa n'abandi bantu batari wowe. Ntabwo uba ufite umudendezo ubwawe ku giti cyawe wo mu bitekerezo, ndetse n'iyo utekereje bagushyiraho limiti, bagushyiraho imipaka. Utekereza hafi yawe, ntabwo utekereza kure. Ibitekerezo byawe bigaruka hafi yawe, ntabwo bibasha kurenga imbibi, kurenga imipaka uba warashyiriweho. Ndagusengera kugira ngo imbaraga z'Imana zibore ubugingo bwawe,
zibohora icyo cyumba cy'ibitekerezo, iyo boshye, iyo bahambiriye icyitwa ubugingo. Dore n'ibyo bibasha kukubaho. Usanga mu bitekerezo igihe cyose, iyo wafashwe mbiriho bugwate n'abana b'umwijima, mu bitekerezo byawe uba uri vide, mu bitekerezo byawe uhora uhuzagurika, mu bitekerezo byawe ntacyo utekereza ngo ugifate ukigumane. Icyo gitekerezo birakujabuka. Iyo utekereje ibintu runaka uzakora mu gihe runaka, bahita baza bakabijabura bakabikuvanamo. Iyo icyo gice rero cyafashwe, usanga rimwe na rimwe uri umuntu wibagirwa bya hato na hato, uri umuntu wibagirwa iby'Imana, ijambo ry'Imana uryibagirwa vuba. Ibyo wize mu rusengero ibyubagirwa vuba, ibyo wasomye ubyibagirwa vuba. Nuko nguko ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ubugingo bwe bwamaze kugwa mu bushya bw'abarozi, mu mitego y'abarozi. Niyo mpamvu hano Dawidi yavuze mu gice cya 7 aravuga ngo, ariko uhereye ku murongo wa 5 atangira avuga ngo ubugingo bwanjye buri hagati y'intare, ndyama hagati y'abaka umuriro. Abo bantu amenyo yabo ni amacumu. Ndagusengera kugira ngo ubugingo bwawe buve hagati y'intare, ubugingo bwawe bukurwe hagati y'abantu baka umuriro mu izina rya Yesu. Ubugingo bwawe buvanwe mu menyo yameze nk'amacumu ndetse n'imyambi, ngo ururimi rwabo ni nk'inkota ityaye. Ururimi rw'abarozi bitewe n'uko rwamenyereye kuvuma no gutongera, igihe kiragera rukamera nk'ururimi. Umuriro w'Imana utwika ururimi rukuvuma, utwika ururimi rugutongera. Zopetese kriya. Ndagusengera kugira ngo ibyo ngibyo mu izina rya Yesu Kristo, ibyo ngibyo bikube kure mu mbaraga y'amaraso ya Yesu. Dukomeje tugasoma rero, niho avuga ati bateze ibirenge byanjye ikigoyi, umutima wanjye wiyunamiye, bacukuye ubushya imbere yanjye babugwamo ubwabo. Ubwo turi muri Zaburi 57 n'umurongo waho wa 7. Navuze ngo bateze ibirenge byanjye ikigoyi. Mu mwuka rero batega ibigoyi, bagatega ibirenge byawe kugira ngo utava aho ugomba kuva, utagera aho ugomba kugana. Reka rero twihute nanone kugira ngo iki kiganiro cyangwa se iminota itaba myinshi, dusome aho ngaho nanone mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 23, turebe ibyabaye kuri Pawulo. Nakwerekaga yuko mu mwuka bakora inama zigakorwa, bagateranira kwiga ku bugingo bw'abantu no kubufata. Ngarutse rero muri cya gice cy'ubugingo, wumvise ibiba mu buryo bwo muri wo mw'imbere. Ibyo byose twavuze nuzajya wikontorora, ukabibona mu mutima wawe, ukabibona mu bitekerezo, ukabibona mu marangamutima yawe, ukabibona mu bushake bwawe, ni wowe wo guhungira ku Uwiteka, ukabwira Uwiteka kugira ngo mu mwuka avane ubugingo bwawe mu kigoyi cy'abarozi, mu kigoyi cy'abana b'umwijima. Ukabwira Uwiteka akakwarura, akagukura hagati y'intare za kirozi, akagukura hagati y'amacumu n'imyambi bya kirozi. Icyo nicyo gihe mbere yuko uba ugomba gusengera iby'umubiri, ubisengera amazu n'amamodoka n'ibindi bya bindi byifuzwa, ahubwo uba ugomba kubanza kugira ngo ucungure ubugingo bwawe, bubanze buvanwe mu maboko y'abo bagome. Butarava mu maboko y'abo bagome, bikimeze gutyo na bya byifuzo by'umubiri, bya bindi uba usengera ntibishobora gusubizwa, kuko mu isi y'umwuka uba ufitwe n'abandi bantu. Hari imbaraga ziba zikontorora wowe, zifasha ubugingo bwawe mu mwuka. Ndagusengera kugira ngo ubugingo bwawe mbere y'ibindi byose
bukurwaho hantu mu izina rya Yesu Kristo, bukurwaho hantu mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Reka rero dusome, turaza gukora isengesho ryihariye nyuma y'iri jambo. Turakora isengesho ryihariye rikura ubugingo bw'umuntu mu maboko y'abagizi ba nabi. Iryo sengesho murarisanga ku isengesho ribohora official. Nyuma yo kumvira ijambo, kimara kumvira ijambo turi kwigisha, uhita ujya ku isengesho ribohora official, naho rero hanyuma ukurikirana isengesho ribasha gukiza, ribasha kubohora, ribasha kuvana ubugingo bwawe mu maboko y'ababutaramiye, mu maboko y'ababukoreye inama zitandukanye bashaka kubutsinda hasi. Reka rero dusome ibyakozwe n'intumwa 23 turebe kuva ku murongo wa 12. Titiri iravuga ngo abayuda bahigira kwica Pawulo mu mavuta yari afite, yari amuriho, hamwe no gutoranywa n'Imana, ari intoranywa y'Imana. Hano turi kubona ngo bene wabo b'abayuda bahigira kumwica. Reka dusome rero ngo bukeye abayuda baraterana, bararahira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Umvira ijambo ngo bukeye abayuda baraterana, barahirira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Urumva mu mwuka ibi ngibi ni ibintu bikubaho. Reka tuve kuri Pawulo tugaruke kuri wowe. Ibi bibaho cyane mu mwuka abarozi baraterana, abakozi ba Satani bagaterana, abapfumu bagaterana, bana b'umwijima bagaterana ku bwawe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ahari bazaterana, ariko si uzaba bateranyije. Ijambo rikavuga ngo uzaguteraniraho wese azagwa ari wowe wazije. Iri jambo rero ravuze ngo barateranya abayuda, bararahira bahiga n'imihigo, bihagahigo bwabo, biha imihigo. Bamaze kwiha imihigo y'ibyo bagomba gusohoza, y'ibyo bagomba gukora, ndetse biyemeza yuko ngo batagomba no kurya. Umva shuti mukundwa muri Kristo, waruzi ko abarozi bajya nabo biyiriza. Wowe wanga kwiriza, wowe wanga gusenga, wowe ukunda ibiryo cyane, ukaba utabasha gufata umunsi umwe, iminsi 2 cyangwa iminsi 3, 10 gutyo ngo wirize usengera ubuzima bwawe. Aba bantu bo bahigaga Pawulo, ngo bahigiye kutarya no kutanywa kugeza igihe bari bwitire Pawulo. Mu mwuka hari abantu bateranye ku bwawe, baraterana baravuga bati ntabwo azigera atera imbere, ntabwo azigera ashaka, ntabwo azigera abyara, nanabyara abana bazamubera ikirumbo. Hari abatoye bavuga ati ntazabona akazi, nabona n'akazi ntacyo kazamumarira. Uraho ngaho niyo ntandaro yuko ubona ufite akazi, ariko mu kazi amafaranga agashira mu kabari, n'ubundi ntubashe kwiteza imbere kuko abayashiriye mu kabari. Niyo ntandaro yo kubona yuko amafaranga washirira mu ndaya, kuko nyine bahigiye yuko nubwo ukora utazatera imbere, indaya zizajya ziyatwara. Noneho rero niki bakoze mu mwuka, bagusunikiye umudayimoni w'ubusambanyi, uraza winjira mu bugingo bwawe, ukujyana mu burayi, amafaranga ukayamarira mu ndaya. Uwundi nawe bamusunikiye umwuka w'ubusinzi, umushahara arawufata akaruhukira mu kabari, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ufashe umushahara warashize kera kubera kwikopesha amadeni y'inzoga. Menya ngo we ditiyari, ubugingo bwawe ntabwo ubwigengaho. Hari ababufite, hari ababukontorora, hari abakontorora izo mind zawe, utekereza ibyo bashaka, ukagambirira ibyo bashaka, ndetse ugakora ibyo bashaka, kuko bagufite mu mwuka. Mu mwuka ubugingo bwawe barabuboshye, mu mwuka ubugingo bwawe barabuziritse. Ndagusengera kugira ngo ubugingo bwawe buhamburwe. Iri sengesho uraza kurisanga ku isengesho ribohora official. Ujya kuri iyo channel yitwa isengesho ribohora official, urahasanga isengesho ribasha kubohora wowe mwuka, urahasanga isengesho ribuze kubohora ubwo bugingo bwawe. Aha rero tubonye yuko abayuda rero ngo bamaze kurahira yuko batagomba kurya, yuko batagomba kunywa batarica Pawulo.
ibaze wowe biratangaje kubunanirwa gusenga ukavuga uti sindi burye sindi bunywe sengera ubuzima bwanjye sengera imibereho yanjye sengera ejo hazaza Uwiteka akura ubugingo bwanjye mu maboko y'ababukontorora ibyo bikakunanira ubwo se urumva uzatsinda gute abana mu mwijima uzatsinda gute abarozi utabasha kwiriza ubusa no gusenga utabasha kuwigiye kandi abaguhigira kukwica abaguhigira kurangiza ubuzima bwawe abahigira kugukoza isoni abahigira kukugirira nabi bo ubwabo mu mikorere yabo bo babasha kwigomwa kurya babasha kwigomwa kunywa kugeza igihe ibyo bakwifuzaho bibi babibonye ku buzima bwabo umva rero ijambo ukuntu rivuga ngo abahuje inama yo kurahira batyo basagaga ngo 40 abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40 ushobora kubura umuntu umwe urwanywa n'abarozi 100 urwanywa n'abarozi 200 urwanywa n'abana b'umwijima rimwe na rimwe no mu nzozi zawe zigeze bikwereka ntumenye ibyo ari byo mu nzozi zawe ugasanga uri ahantu mu itsinda ry'abantu benshi abantu utazi kabona abantu benshi utazi rimwe na rimwe ukababonamo nka 2-3 uzi ariko abandi utabazi kumbe kuko kubera iki bagushitse bagutwaye aho bateraniye mu isi zabo z'umwuka kuba afite amaso yo kubona rero baryamye ukibona uri ahantu mu bantu utazi nubwo ntacyo ubona bagutwara ariko mu mwuka wabahamagaye ubugingo bwawe babujyanye ahantu uri muribona ndagusengera kugira ngo Imana igutabare fata ibihe byo umuntu nyamasengesho usengera ubugingo bwe wingingira ubugingo bwe ubugingo yo bwafashwe mwisi bifite imibiri ndakurahiye nta kintu wageraho namba mwisi y'umwuka bafashe ubugingo bagafata ibitekerezo bagafata ubushake bagafata amarangamutima bagafata umutima wawe umutima iyo wawufashe ugira umutima wibuye ugira umutima ukomeye utapondwa n'ijambo ry'Imana utinjirwamo n'ijambo ry'Imana urabwirizwa ntiwumve urigishwa ntiwumve ugahugurwa ntiwumve kuko umutima mwisi ya kirozi baba uhambiriye baba uziritse mwisi y'abarozi ubugingo bwawe baba bufite rero nta kindi cyabasha kugucungura keretse kwizera Yesu Kristo hanyuma ukamwambaza kaba mu buzima busenga Yesu yaravuze ngo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya arongera aravuga ngo kandi musenge ubudasiba ukeneye gusenga ugasenga ubudasiba usengera ubwo bugingo bwawe mwisi y'umwuka nubwo wibwira yuko baba bakeneye umubiri wawe ntawo bawukeneye cyane kuko bazi neza yuko umubiri ntacyo umaze bafashe ubugingo umubiri n'ibisogonda bafashe ubugingo imibereho yawe baba bayifashe bafashe ubugingo ejo hawe baba bahafashe bafashe ubugingo impano zawe bazifashe bafashe ubugingo ndagira nkubwire ngo n'inyenyeri barazifata icyitwa inyenyeri izo tujya tuvuga mumva twigisha ziherereye mu mwuka no mu bugingo bw'umuntu aho niho Imana zitereka iyo rero babutwaye ubugingo bwawe bwafashwe babukamuramo imbaraga babukuramo ubushake bwo gusenga babukuramo ubushake bwo kwiteza imbere babukuramo ubushake bwo kugambirira babukuramo ubushake bwo gukorera Imana babukuramo ubushake bwo gutura Imana kandi mwituro ariwo wabasha kubohokera ugira ubugugu mu mpande zombi ugira ubugugu iburyo n'ibumoso imbere n'inyuma nyamara ukiba kwa Satani nta bugugu wajyaga mu bapfumu bakubwira bati tanga ihene ukayitanga wajya mu bapfumu bakubwira ngo tanga inka ugatanga bakubwira ngo tanga 500 ukabitanga mu bapfumu ariko iyo uje mu Mana ubugingo bwawe bukiboshye ubugingo bwawe bugihambiriye mu Mana unanirwa gutura mu Mana unanirwa gutanga kuko abarozi baba bazi yuko mu gutanga no mu gutangira Imana kwawe utangira Imana urabohoka ibyo babohesheje bya bindi wagiye utangira abazima abadayimoni mu gutanga kwawe niyo nzira uri buze kubohokeramo imigisha yawe yigarure yibifatika ubwo rero bagushyiramo icyo kintu cy'ubugugu bwo gutanga amaturo gutanga kimwe mu 10 gutanga ibintu nk'ibyo reka nkubwire muri Kristo Yesu
Mwumvise yuko mu isi y'umwuka bajya inama rero ndetse bagahiga n'imihigo. Wowe ufite muhigo ki? Wowe ufite nama ki? Wowe ugambiriye iki? Ko wumvise imigambi y'ababisha bawe, ko wumvise ukuntu ababisha bawe babubikiriye ubugingo bwawe ngo babutseme, ko wumvise ukuntu ababisha bawe bagenza ibirenge byawe bagambiriye kugira ngo ibirenge byawe bitavaho biri. Ntabwo turi kuvuga ibirenge by'umubiri, ibyo ngibyo bibora. Mu mwuka bareba intambwe zawe mu mwuka. Iyo Imana iremye umuntu iravuga ngo wowe wa muntu wenda kuremye uzatangirira hano uzasoreza hariya. Abarozi rero babasha kubona aho uri muragana ugomba gusoreza, bagashakisha wowe mu isi y'umwuka, mu isi y'ubugingo, bakarondera ubugingo bwawe mu mwuka, ubugingo bwawe bukaba bwafatwa. Bararahira ngo ntibarye ntibanywe kugeza igihe bari bwicire ubugingo bwawe, kugeza igihe bari bwicire future yawe, ejo hawe. Ubu niwe ugomba guhaguruka ukaririra ejo hawe ho muzima bw'ubuziraherezo. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro ikora umurimo udasanzwe mu bugingo bwawe. Reka tugarukira ahangaha, ndizera ntashidikanya ko iri jambo rigufashije kandi riguhumuye, usobanukiwe byinshi. Igisigaye rero ni wowe wo kumenya icyo gukora, kuko umaze kwireba mu ndorerwamo, ukireba mu bitekerezo byawe, ukireba mu marangamutima yawe ukuntu uhagaze, ukireba mu bushake bwawe ukuntu uhagaze, ari byo byumba bikoze ubugingo. Wamara kwimurikamo ukireba mu mutima wawe, wamara kwimurikamo ukuntu uhagaze, ukamenya ngo uko uhagaze muri wowe, uko nguko wumva uhagaze muri wowe no mu mubiri, igihe utarasohoka muri ibyo bice by'ukuntu uhagaze mu buryo bw'ubugingo ngo wimuke, ubugingo bwawe bwimurwe bukurwe mu maboko yabo babisha. No mu mubiri ntibishobora gukunda, bigomba gukunda ari uko wabanje kwimuka mu buryo bw'umuntu w'umwuka. Moteri y'umuntu ni wowe w'umwuka. Ni ukuvuga ngo rero moteri y'imodoka yavuyemo, ikimodoka kiba kiri aho ngaho ari ikintu kimeze nk'aho kitavaho kiri, ari ikintu kidafite icyo kimaze. Ni ukuvuga mu mwuka rero moteri yawe ni ubugingo bwawe. Iyo bwafashwe ibintu byose biradogera mu isi y'ibigaragara. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikubohore. Ngaho nyuma y'ahangaha ugende kuri Senga Ubohoke, bambe ku isengesho ribohora official. Isengesho ribohora official niho hagiye guca isengesho rigambiriye kurokora ubugingo bwawe, rigambiriye kubohoza ubugingo bwawe bugakurwa mu mitego y'abagome n'abagambanyi mu izina ry'Yesu, kandi ubugingo bwawe bukaba hejuru y'abanzi bawe. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom. Wewe watumvaga, kanda subscribe, kanda share, kandi uhita ujya ku isengesho ribohora ukurikirana isengesho ryibohoza ubugingo bwawe. Imana ikugirire neza, Imana iguhe amahoro n'imigisha mu izina rya Yesu. Shalom shalom.